AI igeze ku rundi rwego rukomeye cyane. 2025 yirukanishije abakozi bakora barenga 525,000. Urukumva ni abantu benshi. AI igeze ku rundi rwego, nkaho twabonye 2024 yahinduye ibintu byinshi cyane. Ubuhanga bwacu bwaragiye, ubumenyi twari dufite dusigaye tubukorera kuri AI. AI ni iki? AI ni ubuhanga bwaje bugatwara abari abakozi cyangwa bakoraga ibintu, ahubwo yo ikabikora. Urumva ndi kuvuga video, ibi ngibi ndi kukubwira. AI iyo yabikora mu masegonda 2 igakora video ikayigukora neza, ifite amashusho meza, ijwi ari ryiza ndetse n'ibindi. Ese ni gute AI ikomeye cyane? Umunyamakuru yicaraga muri studio agatunganya ibyuma, agatunganya ndetse n'ibindi kugira ngo abashe kurikodinga, ariko AI yonyine yagukorera inkuru mu masegonda 2 ikabirangije kuyikora. Inkuru wakoze amasaha 3 yo yayikora amasegonda 2 gusa, ikayeditinga, ugasanga sound imeze neza, byose bimeze neza, mbese byose ikabikora neza. Uyu munsi naguteguriye ese AI ni gute twisanze tudakora, ahubwo AI ikora kuturusha. Ikiganiro na hazaza hanjye, ngiye mugiye kubana na Mugisha Ben. Ikaze. Nkuko natangiye mbabwira, AI yirukanishije abakozi benshi. AI imaze kugera ku yindi ntera ikomeye cyane, ndetse muri 2025 nayo ifite umugambi wo kwirukanisha abandi bakozi batandukanye, kuko ikomeje kuzamuka ku rwego ruhambaye cyane. Nkaho usanga ibintu bikorwa n'abandi bantu AI bikora. Wabibaza cyane cyane abantu bashushanya abantu cyangwa ibindi bintu bashushanya. Abo bantu ntibakibona akazi, ahubwo AI isigaye ibikora. Usigaye ushira ifoto muri Gemini igahita iguha igishushanyo cyawe ako kanya. Ibintu wakoreshaga iminsi 3 isigaye ibikora amasegonda 2 gusa. Urukumva ko AI igeze ku rwego rushimishije cyangwa rwo hejuru cyane. Turebeye 2020 AI yari yakageze ku rundi rwego rukomeye cyane, ariko mu myaka 5 ishize imaze kugera kure. No muri Afrika, ku isi hose imaze kugera kure. Abantu kera tukiri batoya AI ntiyari ihari. Uko tugenda dutera imbere niko AI igenda itera imbere. Mbere kugira ngo uvumbure application wabashaga kumara nk'imyaka 3 utarayivumbura, ariko ubu ngubu AI isigaye ibikora. AI imaze kugera ku rundi rwego. Niyo mpamvu natwe twabuze akazi, abantu babuze akazi byatewe na AI. AI imaze kugera ku rundi rwego rutandukanye, imaze kugera ku rundi rwego. Ubwo twari twigaga, ubwo abanyeshuri bigaga bagakora ikibazo ariko bakabura igisubizo cyabyo, ibyo bibazo byabaga bigoranye kubikora, AI bikora mu isegonda 1 ikabira birangije. Ibibazo twebwe twakoraga amasaha 3 byatugoye, AI bikora isegonda 1 ikabira birangije. Ese ni gute tutabura akazi? AI 2027 izaba yigisha mu mashuri atandukanye, ari yiza kwigisha ikanasobanura abanyeshuri, mbese byose ikabigukorera neza. Twifashishije imbuga zitandukanye, Gemini, ChatGPT ndetse n'izindi, zitanga ibisubizo bitandukanye ku banyeshuri biga. Cyane cyane wabibaza abanyeshuri biga university cyangwa muri kaminuza segonderi. Abo bantu nibo bazi neza izi application. Ibibazo byitwa ngo byananiranye, ibibazo byitwa ngo ni inguto, ibibazo byitwa ngo biraremereye cyane. ChatGPT, Gemini ndetse n'izindi mbuga zitandukanye zibigira bitoya mu masegonda 2 ikabira birangije, kandi ibisubizo biza bisa neza kurusha wowe uko wabyisubiriza. Ni gute AI idateye imbere koko? Ni gute AI igiye kutubuza umugati? Abenshi urumva ndi kuvuga video, ibi ngibi ndi kukubwira
AI yo yabikora mu masegonda 2 igakora video ikayigukora neza, ifite amashusho meza, ijwi ari ryiza ndetse n'ibindi. Ese ni gute AI ikomeye cyane? Umunyamakuru yicaraga muri studio agatunganya ibyuma, agatunganya ndetse n'ibindi kugira ngo abashe kurikodinga, ariko AI yonyine yagukorera inkuru mu masegonda 2 ikabirangije kuyikora. Inkuru wakoze amasaha 3 yo yayikora amasegonda 2 gusa, ikayeditinga ugasanga sound imeze neza, byose bimeze neza, mbese byose ikabikora neza. AI twagorwaga no gukora indirimbo, ariko AI ururimi rwose wabuvuga yagukorera indirimbo. Hari imbuga nkoranyambaga zitandukanye dukoresha turi gukora amavideo, audio, turi gukora indirimbo. Indirimbo yagutwaraga hafi ibyumweru 2 uri kuyikora, AI yabikora umunota umwe ikabirayirangije. AI yagukoreye indirimbo ntiba yagiye muri studio, ntiba yagiye kuri codinga, ahubwo yo ibikora ako kanya igahita ibirangiza. Ese ni iki cyatumye AI igera ku rundi rwego kandi aho iri kugana iri kutubuza umugati? Abantu bize nibo bagiye kuyikoresha, abatarize batazi ikoranabuhanga bigiye kubagonga. Ibintu byose bisigaye bikora ku ikoranabuhanga. Nimba utazi ikoranabuhanga mu kazi ukora, icyo gihe akazi ugiye kukabura. Ahubwo wowe iga ikoranabuhanga ugendane n'igihe. Usanga benshi bakoresha AI cyangwa n'ibindi bitandukanye. Umuntu arabyuka mu gitondo, yamara kubyuka akabaza AI, ese niki ndafata muri iki gitondo hagati y'ibi bintu, icyayi, umugati ndetse n'ibindi. AI igahita imusubiza nk'umuntu ako kanya, igahita imusubiza ikamubwira ibyo afata, igahita imubwira n'akazi yakora, ikamubwira na siporo yakora ako kanya. AI, hari AI yaje noneho ikubwira uko umutima wawe utera. Umwanya wafataga ugiye ku bitaro ugiye kwipimisha uko umutima wawe uhagaze, AI ibikubwira mu masegonda 2 gusa. AI imaze kugera ku rundi rwego. AI, Artificial Intelligence, imaze kugera kure kuko ikora ibintu byinshi bitandukanye. 2025 izaba igeze ku rundi rwego, nkaho umwana uzajya avuka azaba azi gukoresha ChatGPT. Kuba yiga muri garidiyeni byonyine akaba azi gukoresha ChatGPT. Ubu ngubu no muri primaire ahariho hose basigaye bakoresha ChatGPT cyangwa Gemini. Urukumva ko igeze ku rundi rwego. Akazi umuntu yakoraga amasaha 3 ari kumesa imyenda, ariko kubera ikoranabuhanga ibikora amasegonda make, iminota mike ikabirangije kuyimesa. Urwego tugezeho ni urwego rukomeye cyane. Umuntu yatekerezaga ibyo arateka akamanza yatekereza, ese ndateka iki ku mugoroba, ariko ibeshe wandike muri ChatGPT cyangwa Gemini ngo nteke iki ku mugoroba, ihita ikubwira ibyo uteka kandi ubifite, igahita ibiguha ako kanya. Imaze kugera kure. Mu 2022 ChatGPT kizamuka ntabwo yakoraga neza cyane nk'uko ubu ngubu ikora, ariko ubu ngubu 2026 igiye kugera ku rundi rwego. ChatGPT AI imaze kugera kure. Umuntu araba afite ifoto yawe yonyine ayigira uko ashaka, akubyinishe, akwambika ubusa ndetse n'ibindi abigukore. Kuba afite ifoto yawe biba bihagije, kandi ugasanga ni wowe wanyawe. Agushira ahantu hatandukanye kandi utahageze, agukoresha ibintu kandi utabikoze. Kuba afite ifoto yawe byonyine bibe bihagije kugira ngo agukorere ibintu bitandukanye. AI igiye kuba yasimbura ikiremwa muntu. Ese iragarukira hehe? Kuko iri kugenda itera imbere. Ibintu twitaga ngo bikomeye AI bikora mu minota mike, kandi ibintu bikomeye cyane twebwe twita ngo birakomeye AI kuri yo biroroshe. Niyo mpamvu natwe tugomba kwiga, tukiga ikoranabuhanga, tukajyana n'igihe, tudasigara. Kuko ni wibesha ngo urasigaye, icyo gihe uzasanga bigeze kure. Akazi wakoraga gakorwa na AI.
nimba washushanyaga ugasanga AI ibikoze mu minota 2 gusa, ako kazi tayari wakabuze. Twakeneraga abakameramani kugira ngo badufotore amafoto meza, ariko ubu ngubu uraba ufite ifoto iyo ari yo yose, AI iyigukorere neza, iyigukorere uko ushaka. Twakeneraga amaburandi atandukanye cyangwa gukoresha amarogo atandukanye, ariko AI mu munota umwe ihita igukorera logo y'ibyo wifuza. Ibintu byose bikora mu minota 0. Ese AI ikoreshwa na bande? Igeze ku rundi rwego. Ku mbuga nkoranyambaga zose usanga AI igeze ku rundi rwego. Haba AI zitandukanye ariko zigenda zaguka umunsi ku munsi. 2035 AI izabikora mu nganda zitandukanye. Abakozi bakoraga ari 1000, AI izajya ibyikorera byonyine. AI izajya ibyikorera byonyine, abo bakozi babirukane. Nutazijyana n'igihe urukumva ko nabo bazakwirukana. Icyiza, ubwenge bwawe ufite karemano bukoreshe nawe ubwagura, usoma ibitabo, wandika inyandiko, unategura, unasoma, kandi wiga ikoranabuhanga, kuko niwibesha ugakoresha amaboko yawe gusa utari kwiga ikoranabuhanga, ibyo wakoreshaga amaboko ukabikora amasaha 5, AI izabikora iminota 2 bakwirukane ku kazi. AI igeze ku rundi rwego. Twige, dusobanukirwe kugira ngo tubashe kugendana n'igihe kandi tubashe kugera ku ntego zacu.